Benitha biragoye ntago byoroshye ariko nuwo kuvugwa kuko njyewe ho yaransezeye nuko gusa Imana yaduhishe ibanga ryo kugira ngo umenye icyo itekereza cyangwa yagennye, kuko ejo bundi ajya gutaha twaririranywe, mu gitondo twaravuganye, nanjye nari maze iminsi ndwaye ariko tuvugana kugira ngo amfashe kugira ngo njye kwa muganga i Kigali. Turavugana duhana gahunda, ndamubwira nti wowe duhurire Nyabugogo, hanyuma nitugerayo duhite tujyana kwa muganga. Yagiraga imbaduko, yagiraga umwete mu bintu byose, twahera tuvugana ikintu akagikora, kandi iyo yashakaga ikintu yahitaga agikora kandi kikaba kizima. Duhurira Nyabugogo, yari yambaye neza pe, yambaye nk'abarokore, yambaye ijipo nziza ndende isesuye n'agapira bijyanye. Ndamubwira nti ijoro noneho numva n'ukuntu wambaye neza ntiwaberewe n'ukuri, ubundi kuki abakobwa b'ubu mutambara neza? Atima atari ku bundi, ati koko njyewe sinsigaye ndi umurokore, ati ubu ngubu ubona nasigaye nambara neza. Nishani ni ukuri ntacyo ngushinja pe, ni wambaye neza rwose. Gutyo turaseka, duhita dufata akamoto turagenda tujya ku ivuriro turivuza. Twageze ku ivuriro turivuza, tumaze kwivuza 8:30 niho twahagurutse ku ivuriro. Turongera dutega akamoto tuza Nyabugogo. Tugeze Nyabugogo tugura umuti haruguru ya gare. Tuvuye ubwo taxi twasanze n'imodoka zabuze pe, batubwira ngo hari taxi ya saa moya, ariko dusanga tutari witega. Arambwira ati hagarara ngaha imbere ya horizon, hanyuma ngiye gushaka itike. Ati hano muri gare hari agence nyinshi, kandi gushaka itike. Aragenda, ntabwo yatinze nk'iminota 5 itike yahise ayizana. Azana itike ya saa 9:30. Turangije saa 9:30 yari itaragera. Ati ngwino dutegereze. Arangije arambwira ati ati uzi ko nari narakwemereye kukugurira inkweto z'udusandari, atari ko ati ntabwo nabonye umwanya. Ati nagiye hamwe naziguriye, ati nsanga harafunze. Ati reka tujye hariya haruguru. Turajyana tujya ku kaduka kari haruguru harya muri gare, angurira inkweto za sandari. Maze kuzingurira saa 9 ziba zirageze, njya muri taxi. Maze kujya muri taxi, nawe arambwira ati rero ndabaza se ufite itike? Ati ntayo. Nireka nta kibazo, n'amafaranga ndafite, reka nguye mu amafaranga ko agiye gutega taxi. Ati ariko ati wowe ati mugiye guhaguruka saa 9:30 zirageze. Ati ariko nugira Muhanga, ati magana umbwire ko wageze. Nta kibazo ndakuhamagara mubwire ko nageze. Ati sawa mati bye. Nagiye. Ubwo natwe twahise duhaguruka, bisi irahaguruka, turagenda dukomeza gutyo. Urumva gahunda yabaye irangiriye aho, ntegereje kugira ngo ngera mu rugo muhamagara ariko nahageze. Ubwo naraje ndakomeza turagenda, tugeze i Munyinya nawe yagiye gutega. Tugeze i Munyinya hariya hirya, numva telefone irampamagaye, ndayitaba. Maze kuyitaba arambwira ngo niko ngo umukobwa witwa Umuganwa Benitha uramuzi?
ndamuzi n'umwana wanjye. Arambwira ati ndi umupolisi ati muri trafiki ati none ati uwo mukobwa akoze impanuka kandi ahise yitaba Imana kandi ahise apfa. Nananiwe kubyakira, mvuze induru mu modoka. Umumama twatwicaranye niwe wamfashije cyakora njyewe ubwanjye nashaka gusimbuka imodoka ubwo ndi nsubirayo. Uwo mwanya nari mbaye nk'umusazi, nese impanuka yikoreye ati hano uvuye ku giti cy'inyoni ati hanyuma ukagera atugiye kugera kuri ruriba ati imodoka irabagonze. Yarari ku kamoto ka Spiro, hanyuma imodoka irabagonga ati ahita apfa. Byarananiye kubyakira ndaza. Ubwo umushoferi nawe ati aho twari kumwe n'umushoferi ati se utahaye? Ni nta hano Inyamabuye ku murenge ati reka tuhagere ugere mu rugo ubwire nabo mu rugo. Hanyuma uwo mumama twari kumwe umugabo we yari umupolisi, nawe ari akora muri trafiki ya Inyamabuye. Umupolisi ati noneho ati reka tugende tuhagere njyewe mbwire umugabo wanjye, noneho turahamagara ati ahita ahamagara inimero duhamagaye ati tukonfirime tumenye neza ko ibyo bintu uko bibaye tumenye ibyo ari byo mbese. Ni sawa, twaje ariko mvuza induru nyine byananiye kubyakira. Tugeze hano nibwo bahamagara uwo mupolisi araza tumuha nimero adufasha kubisobanuza neza, bamubwira ko ari ukuri. Ndetse twabanje no kwanga kubyakira kuko nahamagaye musaza we Bruno ndabimubwira bimubwiye nawe ntiyabyemera. Atoya ati ubwo ibyo bakubwiye nibyo ni uko nyine niko babimbwiye kandi nibyo. Aranabanza kubihakana. Atoya ati nabesikuru atese baguhamagaye bati nibampamagaye ati ni umupolisi umuhamagaye wa trafiki kandi yarara aho hantu. Ati waba ati nabo baresikoroka. Yanga kubyemera pe. Nibwo yahita agafata inzira ajyayo ati kandi ubwo umupolisi yarambwiye ku murambo ngo bahise bawujyana ku Kacyiru. Uyu rero mu information mubwira ngo ajye Kacyiru arebe ibyo bintu. Yaragiye ngo agezeyo banza yarasanze ahubwo n'umurambo utaragerayo. Ubwo bampamagaye juste umurambo bakiwufite, ngira ngo bari bagikora peve. Umwana wanjye ntacyo namuvugaho, birandenga kubivuga biraruhije. Ni wa mwana wari inshuti yanjye, ni wa mwana waneteshaga, ni wa mwana twitaraga abasheri abashusho, ni wa mwana wazaga ati ngubu akahamagara tungu ati ubuntu usa nabi ati mperuka gukora inzara ati ngubu ati n'umusatsi wawe ntabwo umeze neza ati se umusatsi wawe umeze ute? Nkamubwira ati rero ati weekend nzaza ati tugire gutya ati ngo utunganye. Ni wa muntu wari ufite icya mbere yarazi ubwenge, icya kabiri ni wa muntu wajyaga inama, ni wa muntu wari inshuti ya bose. Ntabwo nzi ko namuvuga Biju ntiyitahire. Gusa ikintu cya mbere numva navuga kuri Biju, Imana yo mu ijuru nzi neza ko ijuru yararitashye ryo kuko yaradusezeye kuri Noheli
yaradutumiyeho ubwe aho waba na musaza we ko Ruyenzi yaramaze igihe yabwira se ati kandi ati ndashaka kugukorera anniversaire, ati imyaka ugize ati nkagukorera anniversaire, ariko nyine se nawe akasa naho abiseka kumva ari ibitwenge, akavuga ati ariko bije ati kutagira akazi kutagira amafaranga uzankorera na anniversaire gute, ati kandi njye nzayikora papa, ati nzayikora, ati kandi ntumpinge, ati nzayikora. Ejo bundi mu kwezi kwa 11 yaje ahangaha mu matariki rwose ahera nka kuri 27 n'umunani, twari tuvuye kwa muganga bavuye kuvuza se mu maso, arangije tugeze ahangaha batuzanye aratubwira ati pa atuzi ko ariko ati kuri Noheli atuzi ko nzagukorera anniversaire. Umva se nyine kuko yabonaga ari umwana kandi nta n'ubushobozi afite, aramubwira ati ariko bije ati ndaba ndeba, ati ndategereje, ati ariko buriya bijya bije tworyo yanagiye, arambwira ati ariko buriya bijya bije avuga urabona ari byo bikomejera, nariko reka nkubwire wowe umwana niba akubwiye ikintu akaba yakikwijeje kandi ko amaze iminsi abikubwira, niki gituma wanga kujya? Ntituzajyayo rwose, ngiye nzakujyana tugende tugeyo tubasure akore icyifuzo cye, hanyuma ntariko unahinyuze rebe ko ari byo abishobora. Ati sa nta kibazo. Ubwo kuri Noheli nibwo twafashe inzira tujyayo. Tugezeyo ni ukuri dusanga yatwiteguye, Mana yanjye, kurya naramubwiye ntese nta wundi muntu muri butumwe, ati nta bandi bantu ushaka, ati ngenda shaka famiye yacu twebwe papa na mama, ati n'abavandimwe, ati ninjye nshaka, nitwe nshaka ko tuzaba turi kumwe duhari. nuko byagenze, turagenda dusanga kuko yabyiteguye, yatwiteguye, yadutekeye, yakoresheje keke, nta mafoto ntahari, yakoresheje keke, arangije turaserebura dukata keke, turangije turayiryaho, aratugaburira, noneho hasigaye sasa afata amafoto ashoka yose, ku buryo nageze nkabugana ko bije kujya ukunda gufata amafoto yose ntukafata n'umuntu bupfuye, atari ko mani atujya undeka ndifotorere, ati kubera ko ati amafoto buriya aba ari ngombwa igihe cyose. Bije wamuvuga ntiyabirangiza, umwana wacu yari mwiza ku mubiri no ku mutima, ni ukuri biju nagende tuzamukumbura, turamukumbuye n'ubu mwana wese twari simbizi, sinzi ukuntu nzabaho nafite biju, urihangane uzabaho ariko nta kundi, Imana irabizi kandi yarabyemeye, si ukuvuga ngo niyo yabikoze ariko yarabyemeye, buriya byari ngombwa kandi hashobora kuba hari icyo yamurinze imbere aha wenda cyashoboraga no kumwanduza, ariko noneho ubu yaratashye, biju yaratashye kuko nta nubwo kandi yababaye, kuko urupfu yapfuye Imana yamuvanye mu umubiri wababaye, biju atakiwurimo, bivuga ngo ntabwo yigeze ababara. Rero twe nk'abantu, twebwe nk'ababyeyi be turababaye, atuvuyemo ari umwana muto, twari dutezeho ubuzima bwiza, tuzamubonaho akagira ubuzima bwiza,
ni byinshi. nkatwe nk'abavandimwe mu mibereho twari dufite twakundaga kubaho ubuzima dusa naho twabworoheje cyane kuko twumva ko nta kiba kigomba kutugora, ibyo tugeraho byose, ibyo tujyaho inama, ariko tukumva ko nta kintu kigomba gukomera hagati yacu. So by'umwihariko ku giti cyanjye njyewe na Benitha n'akantu ko gutebya twagiraga hagati yacu, cyane cyane njyewe kuri we. Benitha ubundi nickname yiwe yitwaga Biju, ariko Biju akenshi kubera kuva akiri umwana twakundaga kongeraho sinzi nigekane ngo mba kitwa Bijumba. Nakundaga kumwita Bijumba cyangwa se ibishyimbo, something like that. Agahora yenda kunyica, ariko yari abizi ko tubiziranyeho, byari ibintu bisanzwe kuri njyewe. Ikindi akaba azi ko ndi umuntu ukunda gukonta ku tuntu cyane. Biju yabaga yambaye neza, twaba twabonanye cyangwa se yaba yakoresheje umusatsi cyangwa iki, akaza akambaza, ariko akaba abizi ko kuvuga ngo you smart kwanjye bituruka kure, aho nabivuze ewana akaba azi ko yampamisha. Agahora agira iyo doubt, ariko mu minsi ya vuba mbere y'uko atuvamo nari ntangiye kwiga kuzajyamo. Urumva naratebyaga cyane kuko numvaga ko ari ibisanzwe, kuko ari ubuzima busanzwe, ariko muri iyi minsi nari nsigaye ngerageza kuvuga nti ndakwapreciatinga, nkabona Biju arishimye. Ajya kuzana mama kwa muganga, gahunda zose twabaga tuziziranye, yari inshuti yacu, tukajya inama cyane. Yari umunyamabanga wacu, akaba azi ibyanjye. Mu by'ukuri yari umunyamabanga, niba wumva umunyamabanga, yego turi abasore wenda nawe n'umukobwa, ariko byinshi yagombaga kumenya. Nka mushiki wacu mutoya yabaga abizi, ntacyo twamuhishaga, akatumenyera buri kimwe. Ariko icyo muziho cyane ni uko yari umurwanashyaka. Biju yageraga umurapfa, kandi urumva iminsi ye ya nyuma, ngira ngo sinzi niba ari imyaka yari agezemo, wabonaga ko hari change, hari ikintu cyahindutse cyane. Ubona ko Biju yatangiye gukura, haba ku caringa ibintu, kuko ajya kwitaba Imana hari gahunda twari dufitanye, ariko nubwo yagombaga kujyana mama kwa muganga, urumva twari in touch, tuvugana kenshi, nkamenya amakuru yiwe, nkamenya murumuna wanjye twari kumwe. Iyo gahunda yarayizirikanaga, agahora akora follow up. Hamwe nuko Biju yamamagaraga kenshi, wumva ari kunstress, ariko nta kindi yabikoreraga, no kumakinga sure yuko ibintu bigenda neza. Ndibuka SMS ya nyuma namwandikiye, naramukomfatiza, ndavuga Biju wihungabana, wihangayika, mbiriho kandi ndabikora, biragenda neza. Ijambo yambwiye ryonyine, sawa, just texting. Sinavuga byinshi, byo navuga biragoye kubyakira, byarangoye ku giti cyanjye, ariko Imana idukomeze. Ariko nyine icyo nishimiye cyananteye imbaraga cyane mu by'ukuri, ntatinze mu magambo, Biju mu ijoro rya Bunani naramuhamagaye, buri bwire barasa umwaka.
uwo munsi naramuhamagaye nifuza ko yaza tukajyana n'abavandimwe tukajya kureba ahantu barasa fireworks. Biju yarananiye arambwira ati mfite gahunda uyu munsi ndateranira kwa Masazo, ngomba gutangira umwaka mu rusengero. Iryo joro yaragiye araterana twe tujya gukora ibyo twagombaga gukora, cyakoze baraburashe ahita ampamagara having a fun nyine n'abatubwira ko bari kubyishimira nyine bameze neza muri make. Na nyuma yaho abashuti be baramuhamagaye kuko yabimbwiye nyuma y'iryo joro, baramubwira bati nyine bavuye gusenga bati waje tukagenda tukishimana. Biju yaranze arabwira ndananiwe reka naye. Icyo nishimira rero Biju yagiye nibura agerageza, yatangiye umwaka neza, nicyo nabivugaho kuko yatangiye ari imbere y'Imana kandi agerageza kuba akiranutse. Nizera ko yabonye ijuru kandi Imana imutuza heza. Navuga byinshi sinabivamo, ariko Imana nyine ikomeze abasigaye kandi ikomeze iduhe imbaraga zo gukomeza kwihangana no kubyakira. Biju kuri twebwe njye na ba grand frere yari byose, yari mushiti wacu, yari umunyamabanga nk'uko Bruno yabivuze. Biju twateraga story, Biju yari ambulance. Umva ikibazo cyose wageraga, naburaga Brice nkahamagara Biju, Bruno yabura Brice agahamagara Biju. Nagira nk'akabazo k'amafaranga, umuntu wa mbere wanjye mu mutwe ari Biju, kubera ko niyo muntu nyine niyo wamuhamagara akamubwira ati Biju nyine amafaranga iza akabazo runaka, guhita ambwira ati ntayo mfite ariko mpa 5 minutes mubarize, iminota 5 ukayimuha akanibwiriza ati akaba arayaguhaye. Yeah, Biju, she was everything to us. Nk'uko twebwe abahungu 3 n'umukobwa umwe twari turi kumwe hano nyine mu Rwanda, like our grand sister was not around, nyine she was here for her in everything. Ni umuntu yaduherezaga amakuru ku gihe. Sister wacu mukuru yajyaga amutuma, nawe yabura umwe muri twebwe agahamagara Biju kandi ntiyigera amubura. Mama yabura Bruno, yabura njye, yabura Brice agahamagara Biju kandi akamubona. Urumva nyine mu buryo bwose nyine n'ubundi nyine yari ambulance tu, niko namwita. Biju twari inshuti cyane, nk'uko dukurikiranaga iyo twabaga turi kumwe, ndi kumwe na mama, twakundaga guserera dupfa mama. Nyine nkashaka mama nawe akamushaka, mama akavuga ati kubera iki muhora mushondana, kubera iki muhora mushondana. Aho mu minsi ya mbere y'ama festive seasons twari tumaze iminsi tujyana mama kwa muganga, papa kwa muganga. Twazaga hano kenshi ku buryo nko mu cyumweru kimwe twaje nka hano nk'iminsi 3. Nyine mu cyumweru kimwe twaje hano iminsi 3, tukabajyana kwa muganga twangiza tukabaherekeza tukaza, tukajyana kwa muganga twangiza tukabaherekeza tukaza. Baye Biju twagiranye ibihe byinshi muri ino minsi ya nyuma. Ntabwo rero ku itariki 27 z'ukwa 12 Biju hari show ikunda kubera Kigali, nari naramwemereye ko nzamujyanamo, ariko iyo ngombwa nyine ko muri icyo gihe kigera harimo ndakora, sinabona amafaranga, ariko nari naramwemereye ati Biju nzakujyanayo.
and then biju yabaye amafaranga mbere yanjye njya aramubwira ati tuzajyana. Biju nyine she was a risk taker mu buryo bumwe n'ubundi atitaye ngiki nyine nkatwe nk'aba brother be yadushyiraga imbere cyane. Rero isho twajyanye mu icyo gihe twirirwanye umunsi wose turi ku Ruyenzi, nimugoroba turajyana nyine muri iyo show ari utujyanye, turahana n'ijoro ryose twari maso. Twatandukanye bukeye ubwo yari afite birthday dinner n'abashuti be. Nyine namuvuga ibintu byinshi ko dufite aya memoire menshi nk'uko Brice yabivuze, umuntu ukunda gufotora cyane na mama we yabivuze, afite memoire n'izindi zose. No Biju ku munsi wa nyuma ndi mu rugo na grand frere, gahunda twari dufitanye yambwiye njye na Bruno yavugaga nyine na Bruno yari yaraye aje atinze ari wiki cyane, ariko nyine twabikurikiranaga, ariko nyine wabonye amasaha agiye gahunda kandi igomba gukorwa kare, arampamagara arambwira ati man turabona Bruno nubwo atari kuboneka ariko wowe nta kintu uri gukora, fata akabike ugende bikurikirane baza kumubwira. Ndamubwira ati nta kibazo mba ndagiye. Ndagenda tugira havuga ko ari umwaka nyine iyo gahunda ntiyacamo, ndamuhamagara arambwira ati Biju ntabwo biri gukunda n'iki, arambwira ati sawa. Arambwira ati sawa kadutegereze wenda umuntu wa Bruno uri bubikemure. And then lastly kubera ko nari nkire aho ngaho nagiye, ikintu kimbaza nuko natekereje kubera ko yari kumwe na mama, natekereje ndavuga nti ariko ubundi wajya kubareba kwa muganga tukaba turi kumwe. None hari nyine udukoresho twanjye umushuti wanjye nagombaga kujya kureba ngo atume, avuga ati mbanzayo ntindayo, mvuga nti ndaza kumuhamagara ngiyeyo kubareba and then mama nyine tuze kumuherekeza. Nyuma nibwo natinzeyo nakira call y'umushuti wa Bruno, ambwira ati man Biju akoze accident kandi hari amahirwe menshi ko ashobora kuba apfuye. Njyewe iryo jambo ntacyo byigeze rinkoraho pe, kuko numva ko Biju navuga ko mu bantu bapfa tabaga arimo pe. Umushuti wanjye ndamubwira ati man sister akoze impanuka, kamaguruke njye kumureba, bambwiye ngo ajye ku bitaro bya Kacyiru. Sawa, mpagurukanye icyizere cy'uko navuga yuko ari impanuka nk'iy'igare bagonga nk'ibuye akagwa yarangiza agakomereka wenda bikabije ariko bitari cyane. Mpagurukanye icyizere, umushuti wanjye arantegera tujya ku bitaro bya Kacyiru umurira na Bruno, ako nyine yumve babitubwiye igihe neza, ubanza aribwo imodoka yari ikizamuka, nyine tubatangayo turagenda. Nagezeyo mbere ibitaro ndabizerera kabisa, ndamushaka ndamubura, aba ari byo bimpa icyizere ahubwo ko bya bintu ari scam, bya bintu kabisa ari abatekamutwe. Hakurya none nkatekereza se abatekamutwe guteka umutwe and then bagusaba amafaranga ati ohereza tube tumuvura kumwe babigenza. Ndavuga nti icyizere kiracyahari. Maze kumubura ibitaro ntegereza ba Bruno yansanzeyo,
turongera turahazengurukana Bijou turamubura. Hashize umwanya muto abatonto wacu Uncle Mudenge niwe waje na Auntie Mary barahadusanga batubwira ati inkuru twumvishije bimeze bite Bijari. Turabwira ati natwe ntabwo tubizi ariko ntabwo turi sure ko ibyo bintu ari byo, kuko it's not the first time byari bibaye, ko hari n'indi situation yigeze kuba kera batanga amakuru nabi bahereza mama nyine nawe igikuba kiracika kandi atariyo. Nye rero njye nahitaga relatinga n'icyo gihe, nari mfite icyizere pe, icyizere ariko bwe ko mu bantu batapfa Bijou ataba arimo. Last nibwo twahise tuvuga ati reka dusplitinge. Amuganga watugiye inama ati umuntu ukora impanuka za Ruriba ntabwo bashobora kumuzana ku bitaro bya Kacyiru ni CHK cyangwa ku Muhima. Uncle Mudenge yatubwiye ati reka dusplitinge, bamwe bajye ku CHK abandi bajye ku Muhima and then turebe ibyo ari byo. Icyo na Bruno cyadufashe moto tuba turagiye, tukigera ku Gisozi neza nibwo yahise aduhamagara ati Bijou arahageze. Nuko hagera ntabwo still ntabwo numvaga ko ari umurambo wahageze, numvaga ko ari umuntu muzima ukihageze uhageze. Then turakata dusubira Kacyiru. Tugeze Kacyiru nyine nibwo nahageze abantu babaye heartbroken, gusa still nyifite icyizere kugira Auntie Mary ati I wanna see Bijou. Ambwira ati ndashaka kuba, arambwira ati wapi uretse, arambwira ati wapi ntabwo bikunda, I want to see her. Straight in ahita amusabira ngende murebe, ndinjira muri morgue ntihasohora umurambo. Bakimusohora nyine she was laying her, ariko nyine the thing nuko nyine I still had that cyizere yuko she's still alive, kuko I even get off the morgue and I went to the car and started praying. Oh God, this can't be happening. I know that Bijou is still alive, please do it. I still had that faith because she's still alive. Ako nyine afterwards nibwo nyine aje kwiyakira, then garade kwa ndagenda comforting abandi, nshimira Imana ko igikomeje kudukomeza, nshimira n'abandi buri wese, buri muntu wese watubaye hafi tukiri na kumwe ubu ngubu.